Karibu ku isengesho ribohora official. Imana iguhe umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ubaye uri mushya ukande subscribe kandi usangize abandi aya masengesho. Imana iguhe umugisha. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo uhabwe umugisha w'Imana wo kuri iki gicaniro, uhabwe umugisha w'Imana wo muri iri sengesho. Umugisha w'Imana urakorerwa, uraharanirwa. Mbere rero yuko dusengana kandi subscribe. Imana iguhe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuje imbere y'amaso yawe, Mwami, ku isengesho ribohora official kano kanya. Mwami, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, duhamagaye amaraso Yesu Kristo kweza imitima yacu, kweza ubugingo bwacu. Amaraso Yesu Kristo yuhagira imyumvire, imitekerereze, amarangamutima. Urubanza rw'ibyaha ruturiho rusibwe n'amaraso Yesu Kristo. Musanga ya Mwami, masanga haya Uwiteka, umunsi nk'uyu Uwiteka, reka amaraso ya Yesu Kristo yavuye kubw'ibyaha byacu yuhagira ubugingo, yuhagira umwuka, yuhagira ubwenge n'umutima. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Maze Uwiteka numara kuhagira imitima yacu n'ubwenge bwacu, katika jina la Yesu zareta ibirego byose bituriho bihinduka ubusa, tagaciro kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Uririmbye araririmbye ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso anyitukiranutse. Mpamagaye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo agaragare mu isura yanjye, mu ruhanga rwanjye, ku izina ryanjye no ku buzima bwanjye bwose. Amaraso ya Yesu Kristo anyigaragareho, maze nitwe umukiranutsi biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yeze agaragare kuri uyu mugabo, agaragare kuri uyu mukobwa, kuri uyu musore n'uyu mukecuru n'uyu muto, kugira ngo urubanza rwose rwari umuriho rumuveho, maze nawe yitwe ukiranutse biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Masanga ya rero tumaze kumva Mwami ko hari umuntu ushobora gutumwa mu buzima bwacu kugira ngo adukerereze, tuje imbere yawe kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, nsaba kugira ngo buri muntu wese mu isi y'umwuka watumwe ku buzima bwanjye, buri muntu wese mubi mu buzima bwanjye, uwo Satani ashobora gucisha imigambi ye mibisha ayuzuza kuri njye, uwo muntu ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Data, uri Imana ireba aho nareba, nzi ibyo ntazi. Umuntu ni munini simbasha kumumenya, bityo abo ngendana nabo nabo mpana nabo, izina rya Yesu Kristo bambera umutego. Abo ngendana nabo nabo mpana nabo, abo nkorana nabo bose umwanzi ashobora gucishamo imigambi yabo ku buzima bwanjye, bose ndabafunga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wambwa bakazoka. Datura ngo nkize intera hagati yanjye n'abantu Satani akoreramo kugira ngo bambabaze, kugira ngo bambuze kugera ku mugambi w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, yaba ari umugabo, umusore, umukobwa, cyangwa se umukuru n'umuto, abaza mu buzima bwanjye ari intumwa z'ikuzimu, abaza mu buzima bwanjye ari intumwa za Satani, abatumwe kunkura amavuta, abatumwe kunsenya, abatumwe kunsubiza hasi, abatumwe kugira ngo bambuze kwinjira mu mugisha wanjye, cyangwa se bankerereze, mu izina rya Yesu ndabirukana, mu izina rya Yesu Kristo ndabirukana, mu izina rya Yesu Kristo ndabirukana, mu mbaraga amaraso ya Yesu Kristo ndamwirukana. Uwo ari we wese mu izina rya Yesu ngize distance hagati yanjye n'umwana w'umuntu uwo ari we wese watumwe kungerereza, katika jina la Yesu Nazareti, nteje ubuhumyi umuntu watumwe kungerereza, katika jina la Yesu Nazareti, umuntu mu buryo bw'umwuka uza mu mwuka ntaze mu mubiri, ndakwirukana katika jina la Yesu. Wowe utaza mu mubiri ukaza mu mwuka, ndakwirukana mu izina rya Yesu Nazareti. Wowe uzaho twahonuye, wowe uzaho mba, ndakwirukana mu izina rya Yesu. Bambwe gapfa kazuka, tangira wirukana umuntu mu buzima bwawe. Senga wirukana umuntu mu buzima bwawe watumwe kugucerereza, senya wirukana umuntu mu buzima bwawe watumwe kugira ngo kubuze kugera ku mugambi w'Imana, uwo uganira nawe mugaseka, uwo musangira, uwo musengana, uwo ari we wese watumwe mu buzima bwawe kugira ngo akugushe, kugira ngo agusubize inyuma, kugira ngo yongere
kugukubita hasi katika jina la Yesu. Zamura isengesho mwirukane zopetesi kiri holi yandirukana umuntu wese katika jina la Yesu utagaragara ubo ntazi katika jina la Yesu uhagarara mu kirere cyanjye uhagarara agashaka kubana nanjye mu nzu mu buri bw'umwuka kwa jina la Yesu tumwe n'Imana nzima ari intumwa Satani umurozi umukonikoni kwa jina la Yesu tumwe n'Imana nzima ndagutwika wa muntu we va ku buzima bwanjye wowe intumwa Satani muri intumwa Satani ndayirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima muri intumwa Satani menye uko niryamye nuko mbyutse ndayirukana katika jina la Yesu indebera mu ntererwamo ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima muri ndererwamo yose bana b'umwijima bandeberamo mu izina rya Yesu Kristo shusha abana b'umwijima bandeberamo imbaraga zatumye kundwanya abadayimoni batumye kundwanya abarozi batumye kundwanya kwa jina la Yesu ndabavuma ndabirukana mu izina rya Yesu Kristo abarozi batumye kundwanya kwa jina la Yesu baturuka amajyaruguru burengerazuba no mu burasirazuba katika jina la Yesu Kristo babara mu muryango kwa jina la Yesu ndiganye nabo gukorana nabo n'izina rya Yesu mu mwuka unyihishamo wese ariko ari ku mugambi wa Satani ari ku mugambi w'imbaraga zikuzimu katika jina la Yesu ndamwirukana mu izina rya Yesu ndakwirukana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wowe ushaka ikirere cyanjye watumwe gukombata no gufunga ikirere cyanjye ndakwirukana mu izina rya Yesu Kristo uri umupfumu umukonikoni handitse ngo umupfumu n'umurozi n'umushitsikazi ntibakabure kwitwa katika jina la Yesu wa mupfumu wa murozi we wa mwuka wa Satani we ushaka gukontorora no kugenga ikirere cyanjye ndakwirukana mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo we watumwe gufunga ikirere cyanjye kugira ngo amasengesho yanjye atazajya asubizwa ndakwirukana mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wamugapakazuka irukana uwo mwuka watumwe mu kirere cyawe kugira ngo utazamuka mu kirere cyawe kugira ngo utagira connection nziza yo gusenga umwuka watumwe mu kirere cyawe kugira ngo ufunge kandi unanize ibihe byawe byo gusenga kandi ubone uko burizamo imigisha yawe zamusengesho wirukana umwuka watumwe mu kirere cyawe wagifatiriye kwa jina Yesu wa mwuka we kuri kirere cyanjye warenze imbibi urenga imipaka mu izina rya Yesu Kristo yo wagenewe uza mu mipaka yanjye ikirere cyanjye urakigwa ukiguye mu izina rya Yesu Kristo ukiguye mu izina rya Yesu Kristo aturangwa wa muntu waje mu kirere cyanjye ukigiriye mu izina rya Yesu Kristo Imana y'Imana nzima aturangwa wa muntu waje mu kirere cyanjye kugira ngo ncomore mu bihe byiza byo gusenga ntandukanye no gusenga uguye mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo wa muruzi we witambika amasezerano kitambika imigisha y'Imana kuri nge kwa jina la Yesu Nazareti umwana w'Imana nzima ndatura ngo buri muntu wese watumwe kunkerereza buri muntu wese katika jina la Yesu nyihishemo wa jina la Yesu ntabasha kumenya kamenya agace gatoya ari ku mukindi gice ari intumwa Satani katika jina la Yesu ndatura ngo ukuboko kw'Imana kumugenzi intumwa Satani veo katika jina la Yesu nirukanya ababi bose mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yirukana buri muntu wese mubi ku buzima bwawe buri muntu wese mubi watumwe ku buzima bwawe utazi usekana nawe usangira nawe wowe uvugana nawe katika jina la Yesu ariko utazi ko yatumwe mu buzima bwawe zamura isengesho ugituma izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima uyu muntu watumwe mu buzima bwanjye mwambonyihishamo kwa jina la Yesu wambaye uruhu rw'intama mu izina rya Yesu Kristo hanze mubona yambaye uruhu rw'intama ariko mwami ubona mwimbere ari isegari ryana ndamwirukana mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima wonsangira nawe nganira nawe mvugana nawe ubona vukanye nawe wari wese mu izina rya Yesu Kristo ukoreshwa n'abadayimoni ku buzima bwanjye ndamwirukana mu mbaraga amaraso Yesu Kristo atura ko wirukanye umuntu mbaraga amaraso Yesu Kristo mbaraga amaraso Yesu Kristo komeza usenge wirukane buri muntu wese katika jina la Yesu uwo mubana mu buzima bwa buri munsi cye niba hari ubona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wamaze guhishurirwa yuko ari umugizi wa nabi ku buzima bwawe
irukana umugizi wa nabi ku buzima bwawe wamaze guhishurwa ko ari umugizi wa nabi mu izina rya Yesu. Ndirukana ababi bose baje mu buzima bwanjye, ababi bose baje mu mibereho yanjye, ababi bose baje izina rya Yesu Kristo bagashaka gusesera basesereza binjira ubuzima bwanjye, binjira imibereho yanjye kugira ngo babone uko bayiroga, kugira ngo babone uko bayihumanya, kugira ngo babone uko bayangiza katika jina. Buri wese watumwe kwangiza ubuzima bwanjye, buri wese watumwe kwangiza imibereho yanjye, buri wese watumwe kubonekta n'ikuzimu, ndamwirukana mu izina rya Yesu. Ndatura ngo wa muntu we watumwe kumuza n'ikuzimu, watumwe kumanura ikuzimu, watumwe kumanura imibereho yanjye kuzimu, tsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Watumwe kugira ngo katika jina sangusha tsindwa mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Watumwe kugira ngo anyambure inyenyeri zanjye, tsindwa mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Watumwe kugira ngo adindize amasengesho, ibisubizo byo gusenga kwanjye, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Watumwe kugira ngo ambere ihore handa wa jina la Yesu, kandi ambere umutego, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri wese mwami katika jina la Yesu Kristo, uzi wese ungenza, yabo wo muri famiye, yabo mu muryango, katika jina la Yesu, cyangwa hanze y'umuryango, cyangwa se wanagiye menyana nabo dufite aho duhuriye, katika jina la Yesu. Ariko ari intumwa z'abadayimoni, ari intumwa z'ikuzimu, abo bose ndabirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Komeza usenge, komeza usenge. Kandi ijambo riravuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Wowe wagiye wizera umuntu ukagira ngo umuntu uramuzi, ariko zamura isengesho ryawe, wirukane uwo muntu nyine Satani kugira ngo akore akazi ke, agere kuri misiyo yose afite ku buzima bwawe, nuko aza n'umuntu. Irukana uwo muntu Satani yazanye mu buzima bwawe, mwirukane, mwirukane, mwirukane. Ashobora kuba ari umugabo wawe yaratumwe kugukerereza, ashobora kuba ari umugore wawe yaratumwe nawe kugukerereza, ari intumwa ya Satani. Ashobora kuba uwo ari we wese mu mwuka nyine urwanya ubuzima bwawe. Sigitangaza abana ba Dawidi baramuhindutse witwa Abusalomu ashaka kumunyaga ubwami. Ntabwo byaba bigitangaza umuntu muvukana yakurwanya, ntabwo byaba bigitangaza umunyoko yakurwanya, so yakurwanya. Irukana buri muntu wese urwanya umugisha wawe, buri muntu wese ukubera imbogamizi, buri muntu wese utumye utinda kugera ku mugambi w'Imana. Ubundi ntukagira amarangamutima, kuko iyo umuntu uyoborwa n'amarangamutima ubuzima bwe burangira vuba cyane. Babandi bagira amarangamutima mato cyane, ya bugufi cyane, akururwa n'ibyo amaso ye arebye, cyangwa se agakururwa n'ibyo amatwi ye yumva. Umuntu nk'uwo nyine uyoborwa n'amatwi n'amaso, bigahereza amarangamutima, ntayoborwe n'umwuka w'Imana. Ijambo rivuga ngo ayoborwe n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi ijambo rikavuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Bibiliya iravuga ngo uwiringira umwana w'umuntu akishima amaboko ye. Hari abantu bishima amaboko y'ababafasha n'ababashyigikira, ugasanga basuzuguye abandi kuko bumva ko bafite abantu bo kubashyigikira no kubafasha. Ijambo riravuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Ngaho komeza usenge, wirukane abantu bose bari mu buzima bwawe, ariko kandi ari intumwa za Satani, ari intumwa z'ikuzimu. Hanyuma uhamagara abantu b'umugisha, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndahamagara abantu b'umugisha, ndahamagara abantu b'umugisha, abagabo n'abagore b'umugisha ku buzima bwanjye, cyangwa umugabo umwe n'umugore ku buzima bwanjye w'umugisha. Uri Imana idakorera mu bwinshi bw'abantu. Umwe wamuzana mu buzima bwanjye agahindura ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwe wamuzana mu mwami nkinjira muri destination yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uzana umuntu ukwiye w'umugisha ku buzima bwanjye kwa jina Yesu, umuntu w'umumaro, w'imburamumaro, umuntu ngusha, umuntu umvana mu byizerwa, umuntu untandukanye n'umugambi w'Imana, umuntu unandukanye n'ubushake bw'Imana mu izina rya Yesu. Ndamukumira uza mu buryo bw'umuyaga, uza mu buryo butagaragara, cyangwa akaza mu buryo bugaragara, ndamwirukana, ndamumenesha mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Komeza usenge, umeneshe uwo muntu mu izina rya Yesu, mumeneshe, mumeneshe, mumeneshe. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusengere muri iki cyanditswe, hanyuma dukomeze gusenga. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge, wirukane umuntu mubi ku buzima bwawe. Komeza usenge, wirukane umuntu mubi mu mibereho yawe, uwatumwe kugira ngo agukerereze, uwatumwe kugira ngo asenye ubuzima bwawe. Mubwire, bwira reka asenye ubuzima bwawe, umuntu mwirukane. Zaburi 140:9 handitse ngo Uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi kugira ngo
batishyira hejuru. Iryo ni ryo jambo tugiye gusengeramo. Ijambo riravuze ngo Uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka. Hari ibyo umunyabyaha ashaka ku buzima bwawe, hari ibyo umunyabyaha ashaka ku mibereho yawe. Ibyo umunyabyaha ashaka ku mibereho yawe ni ukugira ngo utsindwe, ni ukugira ngo usubire hasi. Ibyo umunyabyaha ashaka kugira ngo akwifuriza ni ukugira ngo mwari, ni ukugira ngo ukorwe n'isoni. Ibyo umunyabyaha ashaka ni ukugira ngo umugambi Satani yamuteretsemo wuzurizwe ku buzima bwawe. Ngaho rero ubwira Imana ntiyemere imigambi yabo babi baje mu buzima bwawe kwisohora. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, imigambi y'ababi tubana nabo, tugendana nabo, batwishamo tutabizi, iyo migambi y'ababi iburizwemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, iburizwemo. Ndatura ngo umugambi w'umuntu mubi ku buzima bwanjye, umugambi w'umuntu mubi ku mibereho yanjye, umugambi w'umuntu mubi ku muhamagaro wanjye, umugambi w'umuntu mubi katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ku masezerano y'Imana ndiho mu izina rya Yesu. Umugambi w'umuntu mubi ku buzima bwanjye, Uwiteka ntiwemere ko usohozwa mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwemere ko umugambi w'umunyabyaha katika jina la Yesu, ntiwemere ko umugambi w'abanyabyaha, ntiwemere ko ibyo abanyabyaha bashaka ku buzima bwanjye bibaho mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwemere ko ababi imigambi yabisozo ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umunyabyaha atishyira hejuru. Uyu munyabyaha abonye hari ibyo yatwifurizaga bitubayeho, yishyira hejuru ndetse akarushaho kuba mubi, akarushaho kwizera ibyo bigirwamana bye. Ndatura rero kugira ngo ntiwemere ko umwami ibyo umunyabyaha yibwira byo kumanura hasi, byo gutuma nkorwa n'isoni, byo gutuma nkena, byo gutuma ntagera ku mugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Ibyo uyu munyabyaha yibwira bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Ibyo uyu murozi yibwira bihinduka kuri njyewe, bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo uyu muntu yibwira katika jina la Yesu, kunyambura umwanya wanje, kunkuraho ubutware, kunkuraho umugisha, kansahura cyangwa se kungusha cyangwa se kunzimya mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo uyu muntu yibwira ko yanzimya, vimwa mu izina rya Yesu Kristo. Vumwa wa mwuka we, vumwa wa mwuka we. Mu bazima sindimo, mu basubira inyuma sindimo, mu bagwa sindimo. Atura yuko mu basubira inyuma utarimo mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko mu bagwa utarimo mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko mu bantu bapfa bakenyutse utarimo mu izina rya Yesu Kristo. Atura yuko mu bantu bahura n'ibyago n'amakuba utarimo mu izina rya Yesu, kuko wiringira Imana kandi ukaba wubaha Imana nta cyaha ukora. Bwire Imana uti mu izina rya Yesu ntiwemere ko abanyabyaha ibyo bafuza kubona kuri njye b'inkambi ntibabibona, bifuza ko yikorera amaboko ntibabibone mu izina rya Yesu Kristo. Abifuza yuko mu izina rya Yesu Kristo upfa uri ikimuga ntibabibone mu izina rya Yesu Kristo. Abifuza yuko ukena ntibabibone mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abifuza kutandukana n'umuntu w'umugisha ku buzima bwawe Imana yakuzaniye katika jina risungwa kugeze muri destination yawe, buvuga ntibishoboka mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana ituma ku buzima bwacu ariko ari abantu bahetse destination zacu. Ari umuntu uzajya ugusengera ibintu bigacamo, ari umuntu uzajya ugusengera imigisha ikisuka, ari umuntu uzajya ukugira inama, ari umuntu uzajya uguhugura muri byose. Imana ikazana umuntu nk'uwo akangwaze mu buzima bwawe. Satani akaba ashaka kugutandukanya n'uwo muntu. Vuga uti mu izina rya Yesu, umwanzi ushaka kuntandukanya n'abantu b'umumaro kuri njye, akantandukanya n'abantu b'umumaro mu Mana, mu izina rya Yesu Kristo akangwizaho abahungu be n'abakobwa be, akangwizaho abadakunda Imana n'abadasenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Abo bantu badasenga Imana, badakunda Imana, katika jina Satani ashaka kunyegereza, hanyuma akankuraho abana b'Imana, akankuraho abizera, akankuraho inshuti nzima, akankuraho izimfitiye umumaro mu mwuka, akankuraho izimfitiye umumaro mu buryo bw'umubiri, zikoreshwa n'Imana ziba zitagambiriye kukungusha mu byaha. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, buriza muri iyo migambi, buriza muri iyo migambi. So petese kiriya horiya mpamagaye abantu b'ingenzi wa jina la Yesu ku buzima bwawe n'ubwanjye, mu izina rya Yesu. Abaturuka amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mu izina rya Yesu. Abava muri Aziya, Oceania, Uburayi, Amerika, mu izina rya Yesu. Abantu bose b'umumaro katika Yesu, umuntu wese w'umumaro kuri njye, umuntu wese w'umumaro kuri wowe, aze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ariko umuntu wese
katika jina Yesu. Waba intandaro yo gusenyuka kwawe, waba intandaro yo kugwa kwawe, waba intandaro yo kunanirwa kwinjira mu mugambi w'Imana, ndamwirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Waba intandaro yo kukubuza kwinjira mu mugambi w'Imana, waba intandaro yo kukubuza kwinjira mu masezerano y'Imana, watuma destiny yawe irangirira mu nzira, mu izina rya Yesu. Uwo nave mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwo nave mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Watumwe kugucerereza nave mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Watumwe kugucerereza nave mu buzima bwawe, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Uzi n'utazi, uwo ureba cyangwa utareba, katika jina Yesu. Ugendana nawe, usangira nawe, uvugana nawe, uwo muvukana, uwo mukorana, uwo mwicaranye ku ntebe y'ishuri mu izina rya Yesu Kristo. Uwo muturanye muri karitsiye, katika jina Yesu. Uzi n'utazi, ubasha kukugendera mu buryo bw'umubiri cyangwa kugendera mu buryo bw'umwuka, ndamwirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose komeza usenge. Hari uburyo bubiri. Umwanzi wawe ashobora kuza mu buryo bw'umwuka, akakuzaho mu buryo bw'umwuka, cyangwa akakuzaho mu buryo bw'umubiri. Ushobora kubana n'abantu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka rwose, bakugose utababona, ariko bakugose aribo bakubuza kwinjira mu mugambi w'Imana, aribo bakunaniza, aribo baguca intege, aribo bakuvana mu bihe byiza byo gusenga, aribo bamanura kwizera kwawe, aribo bagutandukanya, batuma wanga iby'Imana utakiha agaciro. Abo bantu bave ubuzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Abaza bambaye umubiri n'abaza badafite umubiri, izina rya Yesu Kristo. Abakugose iburyo n'ibumoso, abari imbere n'inyuma, ndabirukana ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Zopete sekiriya horiya, ndirukana umugabo n'umugore, ndirukana umusore n'umukobwa, ndirukana mwami umukuru n'umuto uri mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Akaba ari umwagenti wa Satani yo kugukerereza, akaba ari intumwa ya Satani yo kukuvana mu byizerwa, akaba ari intumwa ya Satani yo kugukuraho amavuta, akaba ari intumwa ya Satani yo kukubuza kwinjira mu cy'Imana yakuvuzeho. Uzi n'utazi, abo mu mubiri n'abo mu mwuka bose ndatura ngo marayika w'Uwiteka begeranye, marayika w'Uwiteka begeranye mu izina rya Yesu, marayika w'Uwiteka begeranye mu izina rya Yesu. Ababohe abajugunye kure ubuzima bwa mu izina rya Yesu, abajugunye kure imibereho ya mu izina rya Yesu Kristo, abajugunye kure yaho ukorera mu izina rya Yesu Kristo, abajugunye kure yaho usengera mu izina rya Yesu Kristo, abajugunye kure yaho utuye mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Buri wese waba uturanye nawe, katika jina la Yesu, yarinjiye mu buzima bwa mu buryo bw'umwuka, agucerereza mu buryo bw'umwuka, mutaravugana mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka mukaba muvugana kuko akuvuze. Muri izo mbaraga akoreramo umuntu, ndamwirukana kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge wirukana uwo muntu. Rimwe na rimwe hari abantu ujya ubona mu nzozi zawe, ukabona uri kumwe n'abantu utazi, bakujyanye ahantu mu mashyamba, cyangwa uri ahantu habi, ahantu ubona hadasa neza, uri mu mujyi, mu mujyi wa Kigali, cyangwa se mu mujyi wose wo mu ntara yari yose, cyangwa mu gihugu icyo ari cyo cyose, ariko inzozi zawe zikakwereka uri kumwe n'abantu utazi, zikakwereka uri ahantu hatari heza. Ni ukuvuga ngo abo ni abantu batumwe mu buzima bwawe kugira ngo babuneterarize, kugira ngo babusenye, kugira ngo babuze kugera ku cyatumye buzanwa mu isi. Ngaho soza mu isengesho uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, buri wese waje mu buzima bwanjye, buri wese waje mu mibereho yanjye, buri wese ari uhari mu buryo bw'umwuka, ari uhari mu buryo bw'ubugingo, uhari mu buryo bw'umubiri, abo bose ndabirukana mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose ndabirukana mu izina rya Yesu Kristo. Udafite inyama n'amaraso uri mu buzima bwanjye, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe apfa akazuka, ndetse n'ufite umubiri n'amaraso mvugana nawe, ngendana nawe, katika jina la Yesu, akaba ari intumwa ya Satani, ndamwirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wari waratumwe kuboha ikirere cyanjye, ndamwirukana ku kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wari waratumwe kuboha intambwe zanjye, ndamwirukana ku ntambwe zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wari waratumwe katika jina la Yesu Kristo zareti mu kazi kanjye kugira ngo mwami akonone, katika jina Yesu ndamwirukana mu kazi kanjye mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe apfa akazuka, aturuta mu izina rya Yesu
Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, niyo yaba ari wo muri famiye ugenza ubuzima bwanjye yarabutumweho akora mu buryo bw'umwuka, yohereza amahembe, yohereza imizimu, ndamwirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndamwirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye umuntu w'umugisha ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu, watuma ubuzima bwanjye buhinduka mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu, ukarushaho kuba bwiza. Yesu Kristo, mpuza n'umuntu watuma ubuzima bwanjye buba bwiza mu mwuka cyane ndetse no mu mubiri cyane mu izina rya Yesu, impinduka zikagaragara. Urakoze kuri Imana ikoresheje abantu bazanye impinduka ku buzima bwanjye. Urakoze Mwami Data twese kwa jina la Yesu. Bityo rero undinde kwiringirira mu muntu no kwizerera mu muntu, ahubwo Yesu Kristo nkwizere wenyine. Urakoze ko nkwizere wenyine. Ngaho abantu b'ingenzi b'umugisha bose ubakura imihanda yose bazangana mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa kazuka. Amen, amen, amen. Niba usenganye nanjye iryo sengesho, hari ikintu Imana ikoze, hari ikintu Imana ikoze, hari abantu yirukanye mu buzima bwawe babi, komeza gusenga. Nuza kandi ikimenyetso kikwereka ko isengesho riba ryakoze, nusenga ukabona intambara zirushijeho kugwira. Kenshi na kenshi ibyo bikunze kubaho ku bantu bataraca muri deliverance, bikunze kubaho ku bantu batarabohorwa ngo bakorere deliverance. Iyo utigeze ukorerwa deliverance ugasenga amasengesho y'intambara y'umwuka, urugamba ruragajuka rukaba runini. Ariko iyo waciye muri deliverance ntabwo intambara zibaho. Uwiteka kugire neza, Uwiteka agumugisha. Kanda subscribe ujye ubana natwe mu bihe byo gusenga ku isengesho ribuhora official. Shalom shalom, mugira amahoro ya Kristo.